niba uri umunyeshuri wiga P6 cyangwa se Senior 6 ndetse na Senior 3, kano kantu karakureba. Kandi nawe niba uri umubyeyi ufite umwana wiga hano hantu, wigenda utamushyira ino nkuru nziza NESA yatangaje. NESA rero yatangaje ikintu gishobora kuba ari cyiza kuri bamwe cyangwa se kikaba kibi kuri bamwe. Nanone tegega amatwi wumve nimba ari cyiza kuri wowe cyangwa se atari cyiza. Murabizi rero abanyeshuri bakoze ibizamini bya leta ni aba P6, ni aba Senior 6 ndetse n'aba Senior 3 bakoze ibizamini bitandukanye igihugu cyose. P6 rero mwari muzi yuko batangira bafata amanota yabo bakayashyira muri grade, kavuga ati nimba wujuje 100% ufite grade 6 cyangwa se ufite amanota 6. Ibyo ngibyo rero ndagira nkubwire yuko byakuweho, ahubwo hagiyeho ubundi buryo bushya. Nimba bakoreye ku manota 100, ubwo nyine niyo bandika, niba bageze 30 bari bukurikire, nta yandi bari bwandike. Senior 3 naho nabyo biriya byo kuvuga ngo bakuye amanota ngo ugiye muri grade wapi, nabyo byavuyeho, ni hose kandi byavuyeho. Rero na Senior 6 hari akantu k'akabazo ngira ngo mwahuye nako. Murabona ko biriya bintu byo kuvuga ngo umuntu wagize diplome ngo abafite amanota aringane cyangwa se ashoboka ku buryo wese yayarwanira cyangwa se yayarwanira akaba yayabona. Uyu munsi rero siko byihagaze, kuko usanga barira cyane ati twaragowe, twarakubiswe, ntabwo tuzabona amanota bari kuduca 50% ngo tube twabona diplome. Gusa kandi utibagiwe abo ngabo TVET nayo 70 kugira ngo ibe yabona diplome yabo. Urumva rero ibintu byarabaye mu burezi, impinduka zitangaje. Niyo mpamvu rero akantu kose kazajya kaca kuri icano ngiye kuzajya mpita nkababwira kugira ngo byibura ndeye ko mwahumura mukagira amahoro, kuko bakuyemo imiyaga yarimo kera, ahubwo barabikaza. Senior 3 rero ngira ngo murabizi yuko ikizamini bababajije ntabwo cyari cyoroshye cyane kuri bamwe, ariko ntabwo cyatumye n'ubundi hari abatazagira amanota meza. Gusa benshi ntabwo bazakigiramo amanota menshi, kubera yuko babajije uburyo butandukanye n'ubwari busanzwe. Ni uguhitamo, ni ibintu byo gupapira nyine ugatekereza, byo gutekereza nta birimo. Urabona yuko kandi iyo umuntu ari kwitekerereza ashyiraho nk'ibitekerezo 100, ugasanga kimwe kibaye icyanyacyo ukaba uhakuyemo amanota. Ubu ngubu rero ntabwo ariko bimeze, wahitamo nabi ukabubuza amanota yose. Rero niyo mpamvu muri kure muvuga ati ese NESA yadushyiremo imiyaga. Abanyeshuri benshi rero bandikiye NESA bayibwira yuko yababarira ikabashyiramo imiyaga, kuko ngo ari ubwa mbere bibaye cyangwa se ari n'impinduka zabahindukiyeho bwa mbere, ngo NESA nibashyiremo imiyaga ngo nawe babona uburyo bwo kuba bahindura babona amanota yo kuba bajya kwiga za boarding ndetse no ku bindi bigo bitandukanye. NESA rero yaje kubabwira yuko iri kubikurikirana, umunsi izabona gahunda ya nyayo cyangwa se izabona bikwiye izabikora. Gusa nabwiye ko hari agashya NESA yakoze. Agashya NESA yakoze rero ni uko NESA igiye gusura amanota mu buryo butandukanye n'ubwari buzwi, kuko NESA iri busura amanota y'abantu bose, kandi mu gihe giteganyijwe bose azabe yageze hanze. Ikindi kandi yavuze yuko babandi barekarama bahinduza ibigo bashobora kuba bazahabwa uburenganzira igihe NESA izabitangariza. Ikindi kandi abanyeshuri bose hakoze abanyeshuri benshi ugereranyije n'iyindi myaka yagiye ishira. Urabona yuko abanyeshuri bashaka kuba bazabona umwanya wo kujya za boarding bizagorana. Ubundi ndakeka bashaka kuzafatira ku manota yo hejuru cyangwa se yo hasi, ariko ugasanga n'ubundi haracyarimo abanyeshuri bakenya, kubera yuko abanyeshuri bagize amanota ntago ari benshi. Ntago abagize amanota yo gutsinda ni bake cyane, kubera ibintu babahaye bikomeye, ndetse kubera ari no guhitamo hagiye hakora umunyamahirwe, ndetse n'abahanga benshi bashaka kuba bazatungurwa no kubona amanota yabo yagabanutse birenze ukurikije uko bari biyize. Murakoze cyane rero, nitwa GR Jogisine Rami. Mu kanya ndaje mbahe amakuru yandi mashya.